Hello friends and family, mwaramutse mwiriwe muraho. Birashoboka ko hari abari bubone iki kiganiro ari mu masaha y'umugoroba, amasaha ya mu gitondo, uwundi munsi bakibonye bwa mbere, niyo mpamvu mbasuhuje gutya. Abandi ndizera twese tumeze neza, bigenda ari amahoro. Muri no minsi nabonye abantu benshi bapostinze babuze imiryango, hari byaciye social media, arabo nagiye menya. Mwisi biragoye ariko mukomere, mwijuru hari Imana, kandi kubizera Yesu Kristo, kubizera umuzuko, abacu bagiye tuzongera kubabona ku munsi w'umuzuko. Twagarutse ni ya channel yanyu ya yindi niyo Mwungeri Grace. Twagarutse kongera kuganira twubaka umuryango nyarwanda. Ndabashimira cyane kuri topic twahereyeho, ku kiganiro twahereyeho, mwateye comment nziza, mwaragikunze. Ndashimira abantu bakirebye, ndabashimira kuri comment zanyu, ndabashimira mwakoze like, mwakoze share, sub zariyongereye. Nukuri Mana yo mwijuru bamera umugisha, Mana yo mwijuru bamera umugisha mwinshi cyane, mwagize neza. Kandi ndifuza ko twakomeza tugakora share, tugakomeza gukora like, tukungurana ibitekerezo kugira ngo twubake umuryango. Ntago ari umuryango nyarwanda gusa, kubera yuko ni ibintu biri muri rusange, ariko nanone of course turareba cyane cyane ku muryango wacu, umuryango nyarwanda. Ariko muri comment mwamaye task, mwamaye umurimo ukomeye ugoye. Nyine narabibonye comment zanyu, ni comment nziza, narazishimye. Ariko nyine hari abantu benshi bagiye bagaruka nyine ngo umuco warahindutse, ngo no kubera vision. Numvise nabyo ari ibintu bikaze. Ugahita wibaza se koko nimba vision ari kubera vision isimbura umuco, cyangwa uko vision iza niko n'umuco wakabaye ukura? Nje niko ntekereza, nimba vision ikura n'umuco wakabaye ukura. Ntago twakabaye turi kuvuga ngo turakuza vision ariko umuco tureke. Mwebwe mubitekereza wiki? Kuko ari comment nabonye nyinshi cyane zishimira, izimbwira yuko topic ari nziza, topic twayikomerezaho. Ariko nanone ari comment nabonye ntasimbuka, ari comment nabonye ntasimbuka zigera kuri 3 cyangwa 4. Ngira ngo tubanze tubarizo duheraho, kuko nabonye kandi abantu benshi bagiye bazigarukaho, mbona nyine bishobora kuba biri too much. Ariko hari n'uwansanze inbox, ako yo ndayigarukaho nyuma kuko numva itangaje, niyo umwana na mama we bari kumwe. Comment ya mbere turi buhereho rero ku kintu kijyanye na vision. Ku kintu kijyanye na vision, abantu benshi bagiye bagaruka ko vision ari gutuma nyine ibintu byose bihinduka, abantu bikunda, abantu nyine birebaho babanyamwigendaho. Ako ngiye nahise nibaza, vision nibyo. Uko twiga, uko twongera amashuri, niko nyine hari na byinshi bigenda bikura, bigenda bihinduka muri vision. Ariko nkahita nibaza, ese uko dukuza amashuri, uko twiga, vision nituma dusubira inyuma mu muco, nituma dusubira inyuma mu kubaha? Icyo kintu nakibajijeho, ariko kugihuzana n'umuco, kugihuza n'ubumuntu byarananiye. Nufise ngiye ku giti cyanjye bindenze, anganyeneye n'inama zanyu, nkeneye ko mumfasha mukambwira se koko vision n'ubumuntu ko ari ibintu bibiri byakabaye bigendana. Kuko n'ubushize no mu kiganiro cy'ubushize nabigarutseho, ku giti cyanjye ntekereza ko vision yakabaye ituma umuco ukura. Kubera yuko ukuvuga ngo ugiye kuba nyamwigendaho, ku giti cyanjye, ariko ndi kuvuga nkanjye, mbona bidashoboka. Nimba ushaka ko hari iterambere ugeraho mu buryo bwa vision, mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni ukubera ko ubana n'abandi, ukabana neza n'abandi. Nimba wiga
connection ntago uzayikura, ntago uzahura nayo mu muhanda, ntago uzahura n'akazi mu muhanda, ntago uzahura n'abantu bakurangira akazi mu muhanda. Ahubwo no kubera yuko hari umuntu mwiganye, hari umuntu mwabanye, hari umuntu wenda wabanye n'ababyeyi bawe, hari n'umuntu wowe ubana nawe mubyeyi ari we uzaha umwana wawe akazi, cyangwa uzamurangira ati nyamara akamutungira agatoki nyamara hariya. Njye nkumva ko niyo yakabaye vision, niyo twakabaye dukujije, mbese ubumuntu uko vision ikura n'ubumuntu nabwo bukagira gute, nabwo bugakura. Rero kuri iyo comment hari n'abandi bantu nabibashije ndabaza se vision ni gute ibangamira ubumuntu? Ese ni gute dushobora kuvuga ubumuntu byibuze tubuhuze na vision? Abenshi nabajije kandi naganire, abenshi bari urubyiruko, barambwiye bati rero muri ino minsi urubyiruko turi gushaka gukira vuba, turimo turashaka amafaranga hasi hejuru, mu nzira zishoboka n'izidashoboka, aha mu nzira nziza n'imbi, aho dukoresha amaboko, aho dukoresha umutwe, naho dushobora gukora ibyaha. Ati rero aho ngaho biragoye ko ubumuntu nabwo bwakura. Ni nk'abantu nka babiri babimbwiye gutyo, aho ngaho nirinze guteraho comment, kuko nanone numvise hajemo akandi kantu ko gutekerezaho cyane, ko ku buryo bw'uko umuntu ashaka amafaranga mu buryo bwiza n'ububi, agashaka amafaranga mu buryo bushaka kumuteza n'ibibazo byo kuba yajyanwa mu igororamuco. Nahise numva aho ngaho hajemo ikindi ari iyindi topic, numvise harimo nk'ikindi kintu cyo kuganirwaho, kuko nimba umuntu ashobora kumva ko yanakorera mugenzi w'ikintu kibi ariko we iterambere rye rizamuke, already ubumuntu aba yarangije kugira gute kubutakaza. Ntabwo ubumuntu aho ngaho buba bugihari, kuko nimba umuntu afite ubumuntu agomba kwitekerezaho, ariko agatekereza no kuri mugenzi we. Ariko ubu ngubu buri wese aravuga ati icyanjye nuko nzamuka, ibindi ntago bindeba. Ariko ntago numvise nyuzwe ntago numvise ko iterambere ryagakwiriye gutsikamira ubumuntu. Ntago icyo kintu pe, ntago icyo kintu nacyumvise, ntago icyo kintu nabashije kugikurura, uburyo dushaka gutera imbere mu bintu bimwe, ibindi tugasigara. Kandi noneho ikindi kintu ngiye nibaza, ugeze kuri iryo terambere udafite inshuti mu banyi, udafite umuvandimwe mu banyi, udafite nta muntu n'umwe, noneho ikintu kitangaje naje gusanga no mu miryango ya hafi kwa papa na mama n'abana, usanga abavandimwe baryana, usanga papa na mama nimba badahuza, hari abana bari ku ruhande rwa mama, hari abari ku ruhande rwa papa, ugasanga no hagati y'abana hajemo amakimbirane. Nkahita nibaza, nimba udashobora gutekereza kuri papa wawe, ntutekereze kuri mama wawe, ntutekereze ku muvandimwe wawe, ubu ngubu umuntu wo hanze wagusaba ubufasha wabumuha? Aho ngaho nahise numva ko nyine biragoranye, aho nahise numva ko byagorana. Ariko mumfashe muri komenti muze kumbwira uburyo vision ituma ubumuntu butakara. Ariko nanone ndifuza ko twareba ikintu cyatuma ubumuntu vision itera imbere, ariko tukagira n'ubumuntu uko dushaka kugira iterambere, ariko tugakuza n'ubumuntu pe, kuko bisigaye biri ku rundi rwego rubi. Ubumuntu bwaratakaye, urukundo ruratakara, ku banyamwigendaho biratakara. Indi comment ya kabiri nayo nashatse ko tugarukaho, hari umuntu wateye comment ngo buri wese abashaka kuba umusitari, buri wese abashaka kuba umusitari. Aho ngaho naho nahibajijeho, mpagarukaho naho nahabajije abantu batuye hafi yaho nkorera, ndabaze gute umuntu ashobora gutakaza ubumuntu kubera ko ashaka kuba umusitari. Hari umumama
n'umumama mukuru ariko si mukuru cyane, ari mu myaka 45-50, yaransubije ngo buri wese abashaka nyine kugaragara, abashaka kugaragaza ko ashoboye, abashaka kugaragaza ko hari icyo amariye abantu, none n'ibyo we atakoze akaba ashaka kubyiyitirira. Ndamubaza nese gute? Urugero, arambwira ngo nk'ubu ngubu ushobora kubwira umuntu runaka ukamubwira ati genda nko mu isoko cyangwa se genda hari ahantu bari kubaka, ugende undebere ikintu runaka, ubambarize ikintu runaka. Noneho we aho kugira ngo akubwize ukuri umuntu wagikoze agahita akubwira ngo ibi bintu byawe byamvunnye, navunitse, ati hari ahantu nimba ari nk'umwubatsi, abafundi bawe nta kintu bashoboye, ibintu baba babigoretse, ibintu baba babishyize nyine babigoramishije, uzi kugira ngo babigorore byamvunnye, kandi ugasanga nta nanose yafite yo kubaka, cyangwa se ugasanga ni umuyede ikintu azi ni uguterura sima, ariko wagashaka kukumvisha yuko azi kubaka. Ugasanga umuntu ni umutandiboye ariko agahita kwemeza ati turiya muhanda kutwaramo imodoka urabona, ati tuzi imvura yaguye haranyerera, haba hari ibyondo, kandi ntaricara no kuri imvura na rimwe. Mbese yarambwiye ati buri wese abashaka kwigaragaza, buri wese abashaka kugaragaza ko ashoboye, buri wese abashaka kugaragaza ko hari ikintu nyine yakora kugira ngo ibintu byawe bibe byiza. Undi nawe yanshubije nawe atagiye kure cyane y'aho ngaho, ariko we yarambwiye ngo buri wese, abantu ntago bagishaka kwemera ko badashoboye, ati kandi nyamara muri ubu buzima hari icyo umuntu aba ashoboye ariko hari n'icyo aba adashoboye, akeneye amaboko y'abandi. Ati ariko muri ino minsi ntabwo twebwe dushaka kwemera ko hari ibyo tudashoboye, ahubwo tuba dushaka kugaragaza ko dushoboye. Kandi nyamara iyo ushatse kugaragaza ko ushoboye ibintu byose, ahubwo ntabwo uba ushobotse. Yarambwiye ngo iyo ushatse kugaragaza ko ibintu byose ubishoboye, ahubwo ntabwo uba ushobotse. Nahise numva ahubwo ntinye, noneho ndavuga seka wa mugani, nimba njyewe nshaka kugaragaza ko nshoboye ibintu byose nshaka kugaragaza ko mbishoboye, ndashobotse. Subu nimba mbasha wenda kuba navuga ngo ngukira, hari umuntu ubasha kuvuga, sibyo? Muri audience nyene mu bantu benshi akaba yafata ijambo, akaba yavuga ibintu akabisobanura neza, ariko ushobora gusanga uwo muntu nubwo azi kuvuga ari no kubisobanura ariko atazi kubyandika, atazi gutegura ijambo. Ariko hari n'undi ubasha gutegura ijambo akaryandika neza, ariko utamuhagarika imbere y'abantu ngo abashe kuba yagira gute yabisobanura. Muri ubu buzima turakenerana, muri ubu buzima ni ngira nkugire, muri ubu buzima ntago guharanira ko ushaka kuba umusitari byakunda pe, ntago byaguhira, ntago byaduhira. Icyo dushoboye tujye tukigaragaza, nyine twigaragaze ku byo dushoboye, ariko no ku byo tudashoboye ni ukuri tujye twemera. Ibyo tudashoboye tujye twemera, tumanike amaboko tuvuge tuti ahangaha ndayamanitse, aha ndayamanitse, njyewe Grace amaboko ndayamanitse, ikisingishoboye nyiharira abagishoboye. Ariko nyine biba bigoye nyine mu gihe cyose twebwe dushaka kwigaragaza. Ariko nyamara ikindi nabonye njye nkanjye, iyo ushatse kugaragaza ko ushoboye, ahubwo bituma abantu bagusesengura, bituma abantu bagutekerezaho cyane. Kandi ikintu nabonye, iyo umuntu aje kugusesenguraho inshuro nyinshi abona ibibi, umva ahita abona nyine intege nke zawe, agahita abona nyine ibyo udashoboye, ugasanga ahubwo nibyo byinshi ari kubona.
ahubwo kakandi keza abakabona nibo bajye. Nuko n'ubundi nabo baba bifite umuntu bakavuga ngo nubwo ibi atabishoboye ariko iki kintu agikora neza, iki kintu agikora neza, iki kintu ukimushyizemo yagikora neza. Ariko nanone bakavuga ati ahangaha oya reka turekere. Mwebwe mubyumva mute kuba umuntu nyine yakumva ko we ibintu byose arabishoboye, ahantu hose ashaka kwigeranya mbere, ahantu hose ashaka kugaragaza ko ashoboye, ahantu hose? Ese birakwiriye? Cyangwa igikwiriye nuko aho dushoboye tugaragaza ibyo dushoboye, ariko naho tudashoboye tukemera tukayamanika, tukemera tugatuza tukavuga tuti ahangaha nukuri sinshoboye, ndayamanitse, ubundi ugatuza. Icyo ushoboye abantu bakaba ari bo bazajya bagira gute, bakanakubwira ati ahangaha urashoboye, ariko ahangaha nyine reka tugufashe. Si ubundi buriya akantu mpise ntekereza, kuba wasaba ubufasha ni intege nkeya. Kuba wavuga ati ahangaha ntago nibashije, ntago nishoboje, ni intege nkeya. Kuba wagaragaza nyine ikintu udashoboye ni ukuvuga ko uri umunyantege nkeya, cyangwa nyine wowe ni ukubera ko hari icyo ushaka kugeraho, hari intambwe ushaka gutera, hari uburyo nyine ibintu ubishakamo. Ahangaha naho munyunganire pe, ahangaha munyunganire, mumfashe. Indi comment ya gatatu nshaka ko nayo tugarukaho, nabuze ikosa uwo ndishyiraho. Nabuze ikosa uwo ndishyiramo. Hari uwanditse comment aravuga ngo abana ntago bacyubaha abakuru, ntago bacyubaha amakuru, ntago bacyumvira abantu bakuru. Nakuze numva hari umugani uvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, kandi ngo umwana uko yarezwe niko akura. N'ijambo ry'Imana ariko rigarukaho ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Noneho aho ngaho naho nahise nibaza kuri iyi komenti, ese abana nibo bananiranye? Ese n'uburere abana bashobora kuba batarahawe? Ikosa ryaba ari ry'ababyeyi? Noneho nanone ugahita ugaruka ku babyeyi, ese nimba umwana nawe atubaha umubyeyi wamubyaye, birashoboka yuko yakubaha umuntu wo hanze? Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ko nigishijeho nari umwarimu. Hari nk'umubyeyi wazaga akambwira ati uyu mwana yarananiye, ntago mu rugo nshobora kumubwira ngo yumve. Wenda nk'umubyeyi nkamutumaho nkamubwira nti se umwana kuki adakora umukoro mu rugo, umwana wenda afite isuku nkeya, afite iki? Nk'umubyeyi akambwira ati nukuri uyu mwana ntacyo mba ntakoze. Ndamubwira ngo genda wige, nkasanga umwana ari muri televiziyo. Cyangwa umwana akambwira ngo se mama ngo ko utize ntago watureze, cyangwa se ngo papa rwose ati erega njye mbifatira mu ishuri. Aho ngaho naho byaranshanze. Nahise nibaza se abana birashoboka ko yakumvira umuntu wo ku ruhande utamufiteho n'inshingano, utamufiteho ububasha? Birashoboka ko yamwumvira atumvira umubyeyi wamubyaye? Ese nanone nkahita nibaza, wenda ndabanza kwisegura kuri akangaka. Hari nk'umubyeyi ujya kuva nk'ahariya ku karubanda, wakumva amagambo avuga, wareba uburyo atukana umubyeyi, ugasanga umubyeyi ufite n'abana arihandagaje, aratukanya, ugahita wumva wowe wifashe mu matwi, ukavuga ati reka ndeke kubyumva, cyangwa ukumva injereri zicuze mu matwi. Ubwo uwo mubyeyi yazarera umwana akaba muzima? Se mbere yuko tuvuga ngo abana bubu
ahangaha ntimuntera amabuye ntabwo ndashaka sindanabyara nta mwana ngira. Ahangaha mushobora kuza kuvuga ngo ni uko utarabyara. Ahangaha mise nibaza se abana nibo badashobotse cyangwa n'ababyeyi bafitemo uruhare? Nimba umubyeyi atinyuka mu muhanda ku manywa agatukana, umwana yabyaye muramuterera iki amabuye? Umwana yabyaye turamuterera iki amabuye? Kandi ko umwana yigana ibyo ababyeyi be bavuga, ko agaruka ku byo ababyeyi be bamuhaye, ugahita wibaza se umwana yatanga icyo adafite? Ariko tugaruke no ku kindi kintu, ababyeyi mwabaye busy, abana mwabahariye abakozi. Ababyeyi mwabahariye abakozi, ariko nanone ni ubuzima bwa Kigali. Ariko ahangaha nta muntu nshaka gutunga agatoki, yaba umwana sinshaka kumutunga agatoki, n'umubyeyi sinshaka kumutunga agatoki. Ariko babyeyi beza, basi komenti zanyu pe, komenti zanyu zirakenewe. Hari nk'umwana mu byo mu kwa 12 twarahuye arimo arasaba, n'ukuri umwana ubona uri mu myaka 12 n'itatu, ndamubaza kubera ikiri mu muhanda n'iki, nyine ndamuganiriza, numva ikibazo cyatumye ajya mu muhanda ni ukubera amakimbirane yo mu rugo iwabo, kuntu nyine ngo barwanaga bagatukana bakagira gute, ugasanga n'ubundi ntago babahahiye, ababyeyi bagahimana, abana bakabigenderamo. Umwana nta bufasha burenze nari mfite bwo kumuha, nta na komenti nateye ku kiganiro mpaye, se nari kumubwira ngo nasubire iwabo, n'ubundi se si ukubimubwira akanyikiriza? Ntari kumubwira se ngo bigende ute? Ariko nkaho ngaho mubigenza mute mwebwe iyo muhuye n'umwana umeze gutyo? Ese mumufasha iki? Ese mumuganiriza gute? Ese uwo mwana wamuhihe nama umubwira ngo ajye kwihanganira iwabo, ajya kwiga, nafa kwiga sabe, nafa ku mwana w'imyaka 13 nta kazi yakora akatuma ahembwa, ajye gutoragura inyuma, ajye kugurisha? Hari nabo nabonye mana we bacuruza amakarito, bakagenda basaba mu mabotike amakarito bakagenda bakayacuruza. Ese nk'uwo mwana wamugiriye nama, wamufasha iki, wamubwira ngo kora iki? Aho ngaho pe nyine komenti zanyu zatumye ntekereza, ariko nta n'ibisubizo nabonye, pe, ahubwo byatumye nanone ntekereza cyane, ndavuga nti dukomeje kujya habi nimba tudashaka ko iterambere rijyana n'ubumuntu. Ahangaha ni hahandi uzasanga twarabaye nyamwigenda, twarabaye ko nta ushobora gusaba undi amazi, n'uwaguha amazi ugasanga ntumwizeye uti buriya nuko agiye kundangiza, nta bantu bagisurana, nta bantu bakigendererana, umuvandimwe atakizera umuvandimwe. Birakomeye pe, birakomeye. Ariko nahanjye nawe ho kugira ngo duhindure isi nziza kurusha uko twayisanze, kandi njye nawe tubigizemo uruhare byashoboka. Njye nawe tubigizemo uruhare tukavuga ngo iyi si tugiye kwigira nziza, byakunda kandi byashoboka. Njye niko mbyumva. Ariko se wo ku ruhare rwawe umva tubigizemo uruhare bitakunda? Ntibyakunda kuba umuntu bugaruka, ntibyakunda ko tugira iterambere tukagira vision, ariko vision nanone ikagendana n'umuco, ikagendana n'ubumuntu. Kuko ntekereza ko mu gihe nta bumuntu buhari nta n'umuco waboneka. Byagorana ko umuntu yabasha kubihuza ngo bikunde, ngo bivemo. Hari undi wateye komenti aravuga ngo umuco waracitse, ngo umuco waracitse. Ariko nahise nanone nibaza, umuco ni iki? Umuco nk'umuco munyarwanda ni iki?
naje gusanga umuco ni ikintu kinini, ni ikintu kigari. Nyine umuco urimo ibintu byinshi, umuco urimo ibintu byinshi, birimo ibintu byinshi, birimo ibintu byinshi, birimo ibintu byinshi. Kuko mu muco harimo imyambarire, mu muco harimo imivugire, mu muco harimo imibanire, mu muco ego mana yanjye, mu muco harimo ibintu byinshi, harimo ibintu byinshi, harimo ibintu byinshi, harimo ibintu byinshi. Rero aho ngaho naho hari umupapa nayeretse comment yaransetse arambwira ati Gra, ati wowe impamvu utekereza gutyo uracyari muto, ati kandi ubuzima wowe ubayemo usa ntabwo uhura n'ingeri nyinshi ku buryo ubasha kubibona, atariko aha hanze uhageze nibwo wamenya ko umuco hari cyangwa ntaho hari, nibwo wamenya ko ubumuntu buhari cyangwa bwarangiye. Atariko nkatwe tuba twegeye no hejuru, ati turebesha amaso tukituriza, ati kubera ko hari ibyo tureba tukabona nta garuriro rihari, byararangiye, byagiye ku rundi rwego, nta garuriro rihari, nta garuriro rihari. Ndamubwira nte se uko ubu bibona nta kintu umuntu yakora? Arambwira ati rero Grace, ati biragoye ko hagira igaruriro, ati nkatwe amashuri yacu ntago aba ari menshi, umwana agusanga mu kazi nkaho yakubwiye ati wenda umufashe kubyo wowe ku bijyanye no mu kazi, kubera ko afite diplome nziza agahita kwereka ko wowe ntacyo uvuze, kubera ko we azanye diplome nziza agahita kwereka ko ari ushoboye. Kandi nyamara diplome ni kimwe, ayo mashuri ni kimwe, ariko n'akazi ko kuri tere nako ni ikindi. Ntago bishoboka ko wagira uburambe utabanje gukorana n'uwusanze mu kazi. Mbese abo nagiye mbaza nabo nagendaga numva ahubwo bankize mu bindi bibazo bagatuma ntekereza cyane, ariko nuko nguko yambwiye. Arambwira ati nimba umuntu adashobora no gutekereza ko hari icyo umurusha mu bijyanye n'akazi, ahubwo we akaza akubwira ati ukeneye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, uti ibi bintu ni ibyo mu gihe cya kera, ni byo muri analogue, ntabwo ibi ngibi ari ibya visiyo, twe muri iyi visiyo tugezemo nibyo, ibyo muri gukora, ibyo muri kugeraho ni iterambere, turaryemera, nibyo turabyemera. Atariko ni mudatuza ngo mureke ibintu bigende ku murongo neza, ahubwo ni handi muzisanga mukeneye ba bantu mutakibabonye. Ati rero ataho ngaho biragoye, ati mu bijyanye n'umuco niho bigoranira, atari ko icyiza nuko iyo wigiye imbere usanga waribeshye ugatangira kugaruka inyuma. Ndamubaza ntese aho kugira ngo umuntu yongere gutekereza gusubira inyuma byarafiriye hasi, umuntu yakora iki? Yarambwiye ngo nta kintu wakora, yarambwiye ngo nta kintu wakora, kubera yuko aba aje yumva yuko ari ushoboye. Biragoye kumwumvisha yuko hari icyo adashoboye, akeneye amaboko yawe. Rero ni wubwe wo kumva ko akeneye amaboko yawe. None rubyiruko, nshuti zanjye, bagenzi banjye, ni iki twakora? Wowe uri kubyumva gute kugira ngo tureke nanone gutakaza umuco ngo twumve ko abakuru nta kintu bari kuturusha, kandi nyamara bo turi gusanga mu kibuga cy'akazi, aribo tugomba kujya kwigiraho. Se muzarebe iyo umuntu arangije segonderi, arangije amashuri, isi yo hanze wenda birashoboka ko ari njye nabonaga isi yo hanze nta kintu nzi pe, nta kintu nzi, bisaba kwiga, bisaba nyine kumenya abantu bo hanze se babayeho bate, ubuzima babayeho bute. Ariko abo bantu niba tudashaka kubigiraho byacura iki? Ariko ni byiza ko twemera ko hari ibyo tudashoboye,
tukemera kwigira ku birenge byabo. Ese ubundi kubera iki twumva yuko twabasiga inyuma? Ese kubera iki ubundi ubumenyi dufite tutabubasangiza ngo uko dushaka nyine gukura muri vision nabo bakure, nabo bagire ahantu bagera? Mwebwe muri kumva bitaba byiza tubasangije ku bumenyi dufite nabo bakaduha ku bumenyi bafite? Ntabwo ibyo bintu byaba byiza bikagendana. Ariko nibaza ko twemeye tugaca bugufi byakunda. Nibaza ko twemeye tugaca bugufi byakunda, kandi aho nahanjye nawe, nahanjye nawe. Kandi se hari umuntu wavuze akantu keza, ntabwo nibuka uwo ari we, ariko yaravuze ngo guca bugufi ntabwo bica umugongo. Reka nikomereze. Reka nsoreze. Mbere yuko njya kuri ya comment nababwiye umuntu yansanze inbox yambwiye y'umwana n'umubyeyi, kansoreze kuri comment y'uburyo buri wese yabaye nyamwigenda. Ubundi izi comment zisa nkaho zisa zirenda gusa. Hari uwanditse, umukunzi wacu yaravuze ngo abantu muri no mitsi buri wese yabaye nyamwigendaho. Ndagaruka nko kubyo navuze kuri comment ya mbere. Kuba nyamwigendaho nibaza ko nta kintu byakugezaho, nta kintu nanjye byangezaho, kuko iyi si ukuntu iteye, ukuntu mba mbona ubuzima buteye ni magirirane. Ni mbese hari ikiganiro njya numva ngo nkunganire munyarwanda. Turakeneranye, dukeneye kunganirana. Tugomba kwemera ko hari ibyo dushoboye ariko hari n'ibyo tudashoboye. Kuko nimba umubyeyi afite akazi, afite abana, akeneye umuntu umufasha imirimo yo mu rugo. Umuntu umufasha iyo mirimo yo mu rugo nawe akeneye ayo mafaranga. Bishatse kuvuga ngo barakeneranye. Umwe akeneye amafaranga, undi akeneye umufasha akazi. Bishatse kuvuga abo bantu bagomba no kubahana. Nta ugomba kwishyira hejuru y'undi, nta wakagombye kwishyira hejuru y'undi, nta n'uwakagombye kumva yuko afitiye undi umumaro kurenza undi. Kubera yuko ari umufasha imirimo yo mu rugo, akeneye ayo mafaranga. Twumvikane, ayo mafaranga arakeneye. Ariko na mabuja cyangwa databuja agomba kwemera yuko uwo muntu nawe yaramukeneye kandi amufitiye umumaro munini. Kubera ko iyo bagiye, njya mbibona iyo abakozi basezeye ba nyirabuja, birabacanga mu kazi bigapfa, bamwe bakanava no mu kazi kubera ko byabacanze. Rero kuba nyamwigendaho nta kintu byatugezaho, nta kintu byatugezaho. Iryo terambere uharanira uzarigeraho n'ibyo, ariko uzarigeraho uvunitse bikugoye, kuko hari aho uzakoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo cya kintu ubashe kugikora, kuko nta bumenyi ugifitemo, kubera ko utarushoboye kugikora. Mu gihe wagakoze cya kindi cyiza uzi gukora neza, ukagikora neza, hakaza n'undi nawe utazi icyo wowe uzi, ukamufasha nawe akagufasha kuri cya kindi utazi neza. Niko mba mbyumva, ubwonko bwo ibyo ni ibitekerezo byanjye, ariko nabo nabajije bigendanye na comment mwampaye muri kiriya kiganiro cyabanje, nubwo nazo ubwazo harimo izatumye nyine ntekereza cyane, kandi mu by'ukuri nabwo simbibonera igisubizo nk'uko bikwiriye. Reka nsoreze kuri comment y'umumama. No umumama nawe ni mukuru pe, ari hagati y'imyaka 55-60. Wenda abantu badakunda gutega bisi, izo dukunda kwita yutongo, cyase abantu baba mu ntara bashobora kuba batazizi, biri bugore ko babyumva. Yarambwiye ngo bari bavuye Nyabugogo bari kujya Gikondo, ari kumwe n'umwana we. Ahita abona ngo umumama utwite anafite n'umwana ahetse, byagaragaraga ko wenda yari avuye nko mu ntara.
ngo arangije aramubwira, yambwiye izina rye ariko reka nkoreshe ryanjye, nk'uko mama yambwiye ati gra hagurukira uriya mubyeyi yicare, urabona yuko atabasha kugenda ahagaze, kuko mu bibisi nyine abicaye baba bicaye abandi bahagaze bagiye bafashe ku byuma. Nkanjyeho kugira ngo mpaguruke wa mubyeyi yicare, ahita nirebera ku ruhande nkaho nta cyabaye. Arangije ngo ahita ashyiramo ekuteri mu matwi agenda yiyumvira umuziki. Mama we ati gra ibyo ndi kukubwira uri kubyumva? Mbese asa nkaho amuhatirije. Ngo umwana yaramusubije ngo ariko mama ninjye ntananiwe, urugendo twakoze ntabwo uri kurwumva? Noneho mama we agiye guhaguruka ngo ahagurukire wa mu mama, umwana bari bwahaguruka kubera ko yagize isoni z'uko mama wari agiye guhaguruka. Atari ko mu by'ukuri ntiyarahagurutse kubera yuko abifite ku mutima, ntiyarahagurutse kubera yuko byibuze mama we yabanje kubimusaba mbere, ahubwo ahagurutse kubw'isoni abonye mama we ari we wari ugiye guhagurukira wa muntu. Ati kandi muri iyo bisi ati harimo urungano rwe rwinshi, birashoboka ko wenda yanabonaga n'abandi bicara akavuga ati wenda akumva nawe nta mpamvu. Atariko biragoye. Noneho aho yambwiye experience, ndavuga niba umwana yarabwiye gutyo mama we ati nanjye ndananiwe, urumva ko aho ngaho harimo ikibazo gikomeye. Ariko ntago bikwiriye tujye tugerageza kubahana, kugirira abandi umumaro, kubera yuko uwo muntu akeneye ubufasha bwawe nonaha, ariko ejo ntabwo uzi ukuntu bizagenda. Birashoboka ko ejo ari wowe uzamukenera, birashoboka ko ejo mama wawe cyangwa papa cyangwa umuvandimwe wawe ari bo bazamukenera. Ese nuba waramwimye ubufasha akavuga ati uriya ni wa muntu wo kwaba wa mwana, ni mama ni papa wa mwana n'iki, ibyo bintu urumva utazaba basibiye amayira. Nahacu murakoze cyane. Nanga dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, nakagaruka ariko kandi tutegereje ni comment zanyu. Ego Imana ibaho umugisha, dukomeze gusharinga, dukore subscribe, dushireho like, ubundi dukomeze kubaka umuryango, twaguke, tugire inshuti nyinshi, twaguke. Kandi ndabizi ko hari ikintu bizatugezaho, hari aho tuzava, hari naho tuzagera, hari ukuntu bizagenda hamwe n'Imana bizagenda neza. Ntabwo ariko nareka gusoza mbabwira ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Iyo neza uzagirira umuntu birashoboka ko utayisaruraho, ariko abagukomokaho bazayisaruraho. Inabi nayo nagihera, nk'uko ineza idahera niko n'inabi idahera. Iyo nabi ugiriye umuntu birashoboka ko utazayisaruraho, ariko nanone iyo nabi abagukomokaho bazayisaruraho. Ndakubwiza ukuri, abagukomokaho nabo bazayisaruraho. Ubwo rero nahacu ho guhitamo igikwiriye cyagirira umumaro twebwe ba none n'ejo hazaza ndetse n'umuryango wacu. Ciao ciao, Imana ibaho umugisha, ndabakunda. Yari Niyomwungeri Grace bakunda kandi bifuriza ibyiza. Imana ibaho umugisha.